Hi inshuti za Big Grace TV mumeze mute? Twizere ko Uwiteka barinze aho muri hose. Avoka ni urubuto rukunzwe cyane hirya no hino ku isi. Igiti cya avoka cyatangiriye mu gihugu cya Mexique, kigenda gikwira hirya no hino ku isi. Ubu nta gihugu, nta segiteri, nta mudugudu, ntaho utasanga igiti cya avoka. Hari aho zera cyane, hari naho zitera cyane, ariko nta hantu kuri ino si batazi urubuto rwa avoka. Avoka bamwe barayirya, abandi bayikoresha mu gushaka ubwiza, ikoreshwa no mu nganda kugira ngo ikurwemo amavuta atandukanye ndetse n'imiti. Nubwo bimeze gutyo, nubwo avoka ari urubuto rukungahaye kuri vitamine nyinshi kuruta izindi mbuto zose, hari abadakozwa avoka bazi ko ari avoka ari iz'abana, ari iz'abashumba, ari iki. Uru rubuto rugira umumaro mwinshi ntagereranywa ku buzima bwa muntu. Nibyo nje kukuvira imuzi n'umuzingo, nje kukubwira imimaro 14 y'urubuto rwa avoka ku buryo utazongera kurwirengagiza. Hari ibyo ruvura, hari n'ibyo rukingira ku mibiri yacu. Iyi ni Big Grace TV, nge ndi Marie Grace Bagambake. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe kuri uru rubuga, kuri iyi channel ya Big Grace TV. Uri umuntu w'umugabo, intambwe tugezeho ni wowe tuyikesha, warakoze cyane. Ukanda like ukubonye video ndetse ukanasharinga content tuba twakoze, kuko nta content z'icyuka tujya dukora hano kuri Big Grace TV. Imana iguha umugisha, warakoze kuduteza intambwe. Reka nakire abashyitsi. Wowe ugeze bwa mbere kuri Big Grace TV, kanda kuri subscribe, ukande no kuri iyo nzogera ujye uba uwa mbere kubona notification ikubwira ko dukoze indi video, kandi video y'ubwenge hano kuri Duhugurane ya Big Grace TV. Uko ubonye video siko uzajya ukanda subscribe. Niba umaze gukanda subscribe birarangiye, ugize neza. Urakanda no kuri like, ujye unasharinga kugira ngo ubu bwenge bugere ku bandi, kuko n'ubundi ubwenge burarahurwa, niko mu Kinyarwanda tuvuga. Urakoze cyane nawe uduteje indi ntambwe. Muri ino si ningira nkugire nta wigira, nawe Imana igushyigikire. Avoka rero ni nziza cyane ku bantu bose bafite ikibazo cy'amaraso make. Uko twagiye kandi ukurikire nyabone akantu ku kandi. Kugira ikibazo cy'amaraso make mu mubiri nicyo bita anemia mu rurimi rw'Igifaransa. Ariko ikibazo ni uko hari abafite iki kibazo cy'amaraso make batanabizi. Niba ugira iminwa itukura, niba ugira uruhu rweruruka kenshi, niba ukunda kugira vertige cyangwa kugira ikizungeri iyo uhagurutse, niba uruhu rwawe rukunda kweruruka, niba wumva injereri mu matwi, niba wumva usigaye ubyukana ubute, niba usigaye wumva wiyanze, niba usigaye wumva ugugara kenshi, ibyo uriye bigahera mu nda, guys, ubwo nawe ufite ikibazo cy'amaraso make. Hanyuma rero, umwe mu miti ya mbere yihutirwa nje kukubwira ni avoka. Nje kukubwira ko urubuto rwa avoka rufite ibinyamavuta byiza, omega 9. Ibi binyamavuta abakunda kudukurikira kuri Big Grace TV muribuka ko nababwiye ko wanabisanga no mu mavuta ya olive oil. Rero avoka igabanya urugimbu cyangwa se ibinure bibi biba mu mubiri, cholesterol mbi mu maraso y'umuntu. Ibi binure rero bifunga imitsi, ukaba wagira stroke cyangwa uburwayi bw'umutima. Gatatu, avoka irinda ubuzima bw'umutima kuko nyine izamura cholesterol, nayo maze kubivuga, izamura cholesterol nziza mu mubiri w'umuntu, urugimbu rwiza mu mitsi umubiri ukeneye bikazamuka bikiyongera iyo ukunda kurya avoka, bityo amaraso agatembera neza mu mubiri, hehe no kurwara umutima. Iki ni icya gatatu, cyunganira cyane icya kabiri, na niyo mpamvu nabyegeranije kugira ngo ujye urushaho kubyibuka. Avoka, jya ukunda kurya avoka kenshi, kuko avoka burya ishyize ku myunyungugu ya potassium. Potassium ifasha mu gutuma umuvuduko w'amaraso ugabanuka. Kurya avoka kenshi rero bikurinda kuzarwara stroke no kurwara umutima. Avoka ikize kuri fibre zigabanya cholesterol mu maraso. Avoka niho ishingira rero ububasha bwayo bw'ubuzima bwiza bw'umutima. Ngeze ku cya gatanu. Avoka ifasha abagore batwite kubyara abana bazima badafite
ubusembwa cyangwa se malformation physique, ubusembwa physique. Niba utwite jya ukunda kurya avoka, uzaba uri kwirinda no kurinda by'umwihariko umwana utwite, kuko bituma atazagira ikibazo cya malformation physique, kuba yagira ubusembwa, kuba yagira ubumuga bugaragara. Kubera iki? Kubera ko harimo vitamine B9, kandi kurya avoka utwite mu byumweru byibuze bya mbere 2, 3, 4, 5, 6 bifasha mu iremwa ryiza ry'umwana. Ukimara kumenya ko wasamye byibuze mu byumweru 2 bya mbere, umakinge sure kuri avoka, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, umakinge sure kuri avoka. Abarwayi ba diabete ntabwo avoka ibakiza diabete, ariko avoka irabafasha. Gute? Avoka ifasha mu kuringaniza isukari. Kubera iki? Kubera bya binyamavuta byiza kandi byinshi biba mu mavoka, bibamo fibre nyinshi. Kubera ko bitera imbaraga biba muri avoka ari bike cyane, bituma avoka itazamura isukari. Avoka rero inafite ububasha bwo kugabanya isukari wariye mu yandi mafunguro. Niyo mpamvu ndi kukubwira ko wowe urwaye diabete bose ujye ukunda kurya avoka. Iyo ukunda kubyimbirwa, nawe ugirwa inama yo kurya avoka kenshi, ugakunda kurya avoka. Bive ku kurya avoka ahubwo bijye ku gukunda avoka. Avoka bivuze ko ubwo ibyimbura, mbese ukunda kurya avoka ntashobora kurwara za rubagimpande. Avoka irabyimbura. Avoka ikungahaye kuri vitamine C na vitamine E. Nshuti za Big Grace TV, ama vitamine dukunda kuyagarukaho kenshi. Nawe utugezeho bwa mbere kanda kuri subscribe, ariko ujye unahora ukurikira ibiganiro kugezaho hano. Ni ibiganiro by'ubwenge bigufasha. Avoka rero ikungahaye kuri vitamine C na vitamine E. Iyo rero hiyongereho bya binyamavuta byiza biba muri avoka ku bwinshi twakomeje kuvuga, bituma uhorana baby face, ugahorana uruhu rutohereye kandi ntirwumagare, uruhu ntirukweduka imburagihe. Ni ukuvuga ko kurya avoka kenshi bizakurinda iminkanyari imburagihe. Avoka ituma ugira digestion nziza. Nigeze kubyita kugugara, hari abatabyumvise wenda, cyangwa igogora ryiza nyine, nta constipation ugira iyo ukunda kurya avoka. Avoka ifasha mu guhangana na kanseri. Avoka igira ikinyabutabire bita oleic acid. Iki kinyabutabire kandi kiboneka mu mavuta ya olive oil, amavuta ya olive no mu bunyobwa. Urumva? Iki rero gifasha guhangana na kanseri y'amabere cyane cyane. Ikindi kandi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko avoka igira ibyo bita avocatine B, bikaba byica uturemangingo twa kanseri. Wamaze kurwara kanseri ntabwo avoka yagukiza kanseri, ariko avoka uyirya kenshi ni urukingo. Ku bagabo, avoka ifasha prostate gukora neza. Prostate ni urugingo rumwe mu ngingo zigize abagabo kandi zikunze kuzahaza abagabo, zikaba na kanseri. Ni urugingo rukunze kuzamo kanseri, umuntu akunze kurwara kanseri ya prostate. Niba rero urwaye prostate ndetse ushaka no kuyirinda, ni byiza kurya avoka buri munsi kuko bizagufasha. Abagabo mufite mukanda kuri like. Abantu bakunda kurya avoka burya ntago bagira ikibazo cy'umwuka mubi mu mubiri. Avoka irinda kugira umwuka mubi mu mubiri, mu kanwa cyane cyane. Hari umuntu wegera ukumva ushatse nko guhita ureba nko ku ruhande atari uko ataborosheje, ahubwo afite icyo kibazo. Menya rero ko ari ikibazo, burya n'igihe biba ngombwa ukajya no kwa muganga, ariko hera kuri avoka icyo kibazo kizakemuka. Kera bajyaga batubwira ngo avoka, ngo kurya avoka nyinshi ngo bitera ngo umwijima, kurya avoka nyinshi ngo ni bibi, kurya avoka nyinshi urumva mu cyaro munazifite, atari nk'ubu ngubu ugenda ukayigura ukagera no kuri 500, 700, 100 desa bitewe naho uherereye, bakatubuza kurya avoka. Ariko avoka iyo bazateraga umwijima, hari abantu bakagumye kuba batakiriho cyangwa banawurwaye barabazahaje. Avoka guys ntago mpamya ko itera umwijima. Avoka ahubwo ni urubuto rukungahaye ku mavitamine menshi kurusha izindi mbuto nyinshi. Avoka ntabwo itera umwijima. Ntuzanye kurya avoka ngo igutera umwijima. Kubera ibinyabutabire byiza, ibinyamavuta byiza twagarutseho bikunze kugaragara muri avoka kandi ku bwinshi, avoka izanagufasha gutuma ubwonko bwawe bukora neza. Ubu n'undi mumaro wa avoka, niyo mpamvu udakwiye kujya uzirengagiza. Yagura 500, yagura 400, yagura 100, yagura 50, jya urya avoka ku biryo byawe kenshi.
Iyo ukunda kurya avoka ntabwo ugira ibibazo byo kwituma nabi. Iyo ukunda kurya avoka wituma neza. Kandi burya abantu bituma 2 cyangwa 3 ku munsi ntabwo bajya babika amavuta menshi muri bo, ntabwo bajya babika urugimbu muri bo, ntabwo bajya babika ibinure bibi muri bo. Niba wituma 2 cyangwa 3 ku munsi ntabwo uzahura n'ikibazo cy'umubyibuho ukabije, surtout uwo kunda na hehe hose. Iyo wituma 2 cyangwa 3 ku munsi ibinure byose, urugimbu rwose rukujyamo mu mubiri rurasohoka. Niba rero avoka irwanya urugimbu rubi mu mubiri, ni ukuvuga ko avoka iri mu mbuto zongera amaraso. Avoka ikura amavuta akabije mu mubiri ikayagabanya. Abatabizi bakunda kwirinda avoka ngo yababyibushya, ariko ntabwo ari byo. Abantu bagomba kurya avoka kuko avoka ahubwo ikura amavuta akabije mu mubiri ikayagabanya, ntabwo avoka ibyibushya. Avoka ibamo ubutare bwinshi. Ubwo butare rero bwongera amaraso cyane cyane mu bugimbi. Ingimbi ku bakobwa by'umwihariko mukunde kurya avoka, n'abagore batwite nigeze kukagarukaho. Avoka ni nziza cyane ku ngimbi n'abagore batwite kubera ubutare buba muri avoka. Avoka ndi kugenda ngana ku musozi. Avoka ni urubuto rwiza ku bijyanye n'ubuzima bwiza bw'imitsi. Imitsi ikunda kugira ibibazo bikurikira. Hari igihe imitsi y'umuntu ikomera igahengama, mbese inzira y'amaraso ikaba ntoya. Icyo ni ikibazo cya mbere imitsi ikunda guhura nacyo. Hari imitsi ishobora kuba mito. Hari imitsi kandi ishobora no kubamo amavuta. Imitsi ishobora kuba mito igihe wabyawe n'abantu bashaje. Imitsi ishobora kuba mito ku bantu bakunda kwiyicisha inzara kenshi. Imitsi ishobora kuba mito bitewe na stress. Imitsi ishobora kuba mito bitewe n'ubusaza, bikarangira imitsi ikomeye bigatuma amaraso agendamo nabi. Ubundi burwayi bw'imitsi ni ubuterwa n'urugimbu umuntu arya, imitsi ikaziba. Avoka rero ibibazo by'imitsi byose irabivura, irabikoraho, irabikemura. Ibi bibazo by'imitsi nari bimaze kuvuga, impamvu ari icyitonderwa ni uko burya bihita byempurika uburwayi bw'umutima. Niba imitsi idakora neza urumva umutima uhita ugira ikibazo. Kwirinda rero biruta kwivuza. Jya ukunda kurya avoka ibi byose bitarakugeraho, cyangwa niba wanatangiye no kubona utumenyetso tw'ibibazo by'imiti, tangira ujye ukunda kurya avoka, uzaduha ubuhamya muri comment. Inshuti za Big Grace TV, ntabwo njya mbatindira kubera ikibazo cy'amamega, kubera ikibazo cya time. Ntabwo ari byiza gukora iki video kinini cyane kiboharinga abantu, ariko reka nkubwire uburyo avoka ikoreshwamo. Dusoza. Avoka ushobora kuyirya yonyine neza, ukayitonora, ukayoza, ukayitonora, ukayirya yonyine. Nkatwe abantu twavukiye mu cyaro tukahakurira, avoka rwose warayikubita ukayirya, n'ubwo wayiguze wayirya. Ushobora kuyirya yonyine. 2, avoka ushobora kuyirya ivanze n'ibiryo. 3, ushobora kuyirya mu masarade. 4, avoka ushobora kuyivanga mu gikoma. Habaho utwana twanga avoka, nawe ariko mukuru pe wayivanga mu gikoma. Hari n'abayirisha igikoma, ukayora n'ikiyiko ugatamira, warangiza ugasomeza avoka, biraryoha cyane. Ni ubundi buryo bwo kurya avoka. Avoka wayishyira mu mugati, avoka wayishyira no muri masedwane. Dusoje twumvikanye ko nta mpamvu n'imwe yakubuza kurya avoka. Dusoje twumvikanye ko ari byiza kurya avoka. Dusoje twumvikanye ko avoka ari urubuto rukungahaye ku binyamavuta byiza kurusha izindi mbuto zose warya. Guys, jya ukunda kurya avoka, kwirinda biruta kwivuza. Avoka ntabwo itera umwijima, avoka ntitera umubyibuho ukabije, avoka ni urukingo ku ndwara nyinshi. Ni igisubizo ku bibazo byinshi by'uno mubiri. Utwihinduka uko bukeye n'uko bwije. Jya ukunda kurya avoka, njye nkunda kurya avoka, twese tujye dukunda kurya avoka. Ndagushimiye. Uku niko dusoje. Iyi ni Big Grace TV. Njye ndi Marie Grace Bagambake. Nawe utari wakanze subscribe, kanda kuri subscribe, kandi no kuri iyo nzogera ujye uba mbere kubona video dukora hano kuri Big Grace TV. Iyi ni channel ya Duhugurane, mushyiraho comment z'ubwenge kandi mukatugira n'inama y'ibindi twazakoraho ubutaha. Imana ibarinde. Turabakunda cyane.